Mwene data mushiki wanjye, ndagushuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Ese waba uzi icyo Bibiliya ivuga ku byorezo nka coronavirus? Uri kumwe na Pasiteri Vuguzigira Alphonse. Kwaduka kw'ibyorezo bitandukanye ku isi nka coronavirus, Ebola n'ibindi bituma abantu benshi bibaza impamvu Imana yemera ko ibyorezo nk'ibi ndetse n'indwara nyinshi bitagira imiti bigera ku bantu, kandi bakanibaza niba byaba ari ibimenyetso by'iminsi ya nyuma y'imperuka. Bibiliya by'umwihariko mu isezerano rya kera yerekana ko Imana yagiye iteza ubwoko bwayo ndetse n'abanzi bayo aribo banyamahanga ibyago byinshi ndetse n'ibyorezo kugira ngo igaragaze imbaraga zayo kuri bo. Ibyo tubibona mu Kuva igice cya 9 umurongo wa 14 n'umurongo wa 16. Imana kandi yakoresheje ibyago ndetse n'ibyorezo kugira ngo ihatire Farawo kurekura ubwoko bwayo bw'Abisiraheli kugira ngo bave mu bubata bw'Abanyegiputa, kandi yabikoze inarindira Abisiraheli kuri ubwo butaka kugira ngo batagerwaho n'icyago cyangwa icyorezo icyo ari cyo cyose. Tubibona mu Kuva igice cya 12 umurongo wa 13 n'igice cya 15 umurongo wa 26. Uko niko Imana yerekanye ko ifite ubushobozi n'ubudahangarwa ku byorezo byose abantu bahura nabyo. Imana inshuro nyinshi yihanangirizaga ubwoko bwayo ko bazahura n'ingaruka zo kutayumvira, kandi izo ngaruka kenshi zabaga ari ibyago cyangwa ibyorezo, nk'uko tubibona mu Balewi igice cya 26 umurongo wa 21 na 25. Nyuma y'uko Imana ibaha amategeko ku musozi wa Sinayi, Imana yategetse Abisiraheli kumvira ayo mategeko, ariko inavuga ko nibatayumvira bazagerwaho n'ibyago byinshi higanjemo ibyorezo bitandukanye. Bibiliya iravuga iti, Uwiteka azaguteza urusogobo n'ubuganga n'ububyimba bwaka umuriro n'icyokere cyinshi n'amapfa no kuma n'uruhumbu bizakomeka bigeze aho uzarimbukira. Itegeka kwa 2 igice cya 28 umurongo wa 22. Izi ni zimwe mu ngero z'ibyago n'ibyorezo Imana yagiye ihanisha abantu kubera kutayumvira bakayibagirwa. Hari n'izindi nyinshi twavuga. Rimwe na rimwe biradukomerera kwiyumvisha uburyo Imana yacu idukunda y'imbabazi nyinshi yahanisha abantu bayo umujinya ungana utya. Ariko igihano cy'Imana buri gihe kiba gifite intego zo gutuma abantu bihana kandi bakongera gusubirana ubuzima bwo kubaha Imana. Mu gitabo cya 2 cy'ibyo ku ngoma igice cya 7 umurongo wa 13 na 14, Imana yabwiye Salomo iti, nindamuka nkinze ijuru imvura ntigwe, cyangwa nintegeka inzige ngo zone igihugu, cyangwa ninohereza mugiga mu bantu banjye, maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga, bagashaka mu maso hanjye, bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru mbababarira igicumuro cyabo bakirize igihugu. Hano turabona Imana ikoresha ibyago kugira ngo igarure abantu bayo kuri yo, kugira ngo izane kwihana no kugira ngo abantu bongere bagire umutima wo gushaka Imana no kuyifuza nk'abana bagarukira se wo mu ijuru. Mu isezerano rishya tubona Yesu akiza indwara zitandukanye ndetse n'ibyorezo ahantu hose yagiye anyura cyangwa akorera umurimo we ku isi. Tubibona muri Matayo igice cya 9 umurongo wa 35, igice cya 10 umurongo wa 1 no muri Mariko igice cya 3 umurongo wa 10. Nk'uko rero Imana yahisemo gukoresha ibyorezo n'ibyago kugira ngo yereke Abisiraheli imbaraga zayo, niko Yesu nawe yerekanye imbaraga nk'izo zo gukiza ibyo byorezo n'indwara kugira ngo bigaragare ko ari umwana w'Imana by'ukuri. Izo mbaraga ni nazo yahaye abigishwa be nk'ikimenyetso cy'imbaraga z'umurimo wa Yesu, nk'uko tubibona muri Luka igice cya 9 umurongo wa 1. Imana iracyemera ko habaho uburwayi ndetse n'ibyorezo kubw'umugambi wayo, ariko rimwe na rimwe indwara ndetse n'ibyorezo bigera ku isi yose nka coronavirus bitugeraho nk'ingaruka yo kuba muri iyi si yangijwe n'ibyaha. Ntawahita avuga ko icyorezo nka coronavirus gifite impamvu y'umwuka igitera. Gusa icyo tuzi ni uko Imana ifite ubutware n'ubushobozi ku bintu byose, nk'uko tubibona mu Baroma igice cya 11 umurongo wa 36, kandi byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza ku bazi Imana ndetse bakayikunda. Ibyo biboneka mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 28.
Kwaduka kw'icyorezo nka coronavirus ni umusogongero, ibyo bita foretaste, w'ibyago ndetse n'ibyorezo bizabaho mu minsi ya nyuma y'imperuka. Muri Luka igice cya 21 umurongo wa 11, Yesu yavuze ku byago bizabaho mu minsi ya nyuma y'imperuka. Abahamya babiri bavugwa mu Byahishuwe igice cya 11 umurongo wa 6 bafite ubushobozi bwo gukinga ijuru ngo imvura itagwa mu minsi yo guhanura kwabo, kandi bafite ubushobozi bwo guhindura amazi amaraso no guteza isi ibyago byose uko bashatse. Byahishuwe 16 herekana uburyo abamarayika 7 bazasuka ibyago bitandukanye mu isi nk'urubanza Imana izacira abo mu isi batayumvira. Kubaho kw'ibi byorezo nka coronavirus, Ebola n'ibindi bishobora kuba cyangwa ntibibe bigendanye n'urubanza Imana icira ibyaha abantu bakora. Gusa ikindi umuntu yatekereza ni uko bishobora no kuba ingaruka mbi z'uko iyi si yamaze kwangizwa n'ibyaha by'abantu baretse Imana. Bibiliya ivuga ko ntawe uzi igihe Yesu azagarukira. Niyo mpamvu dukwiriye kwitondera kuvuga ko ibyorezo nk'ibi mpuzamahanga byaba ari ibimenyetso cyangwa ibihamya bigaragaza ko tugeze mu musozo w'isi. Gusa icy'ingenzi twavuga ku bataramenya Yesu ngo bamwemere nk'umwami n'umukiza wabo, ni uko icyorezo nk'iki gikwiriye kubibutsa ko ubuzima kuri iyi si ari buto kandi bwashira igihe icyo ari cyo cyose. Icyorezo ni kibi cyane, ariko gutandukana n'Imana iteka ryose, ariko kurimbuka ni bibi cyane kurenza icyorezo. Ku bizera aribo bakristo bafite umutekano w'agakiza n'ibyiringiro by'iteka kubera amaraso Kristo yamennye ku musaraba bwabo. Tubona muri Yesaya igice cya 53 umurongo wa 5, wa 2 rw'Abakorinto 5:21 ndetse n'Abaheburayo igice cya 9 umurongo wa 28. Mbese abakristo bakwitwara gute cyangwa babaho gute mu gihe nk'iki cy'icyorezo nka coronavirus? Icyambere, Bibiliya iravuga ngo ntimugahagarike umutima, kuko Imana niyo mutegetsi w'ikirenga w'isi n'ijuru. Bibiliya ivuga inshuro 300 zose ngo ntimutinye. Icya kabiri, Bibiliya iravuga ngo mube abanyabwenge cyangwa se mugire ubwenge. Dukwiriye gukurikiza no kudasuzugura ingamba zo kwirinda, bityo ibintu byose ntibibe iby'umwuka. Imana izaturinda kuko Bibiliya idusaba kugira ubwenge. Icya gatatu, dukoreshe uburyo bwose bushoboka butwegereye tumenyesha abantu ibya Yesu. Akenshi iyo abantu babayeho bahangayitse cyangwa bashobewe, nibwo bakenera kumva amagambo y'ihumure ava ku Mana. Bibiliya nayo ivuga ko dukwiriye kuvuga ukuri turi mu rukundo, nk'uko biboneka mu Befeso igice cya 4 umurongo wa 15. Mwene data mushiki wanjye, wowe warunteze amatwi, Bibiliya igaragaza neza yuko Imana niyo yonyine ifite ubutware mu isi no mu ijuru. Nta kintu na kimwe gishobora kubaho Imana itakizi, haba mu isi, mu ijuru ndetse no munsi y'isi. Niyo dukwiriye kwiringira, niyo dukwiriye kwizera. Ubugingo bwa buri wese ndetse n'ubuzima bwa buri wese bikwiriye gushyirwa mu biganza bya Yesu, we ufite itangiriro ryabwo akagira n'iherezo ryabwo mu biganza bye. Imana ibahe umugisha. Murakoze.